Nkuko muri kubona hano mu mihanda ya Nyabugogo kabisa muri Kigali, turi kumwe na Eastern Boy duriye muri iyi mihanda. No musani mwakomeje kugenda mubona kuri kamera za Bot TV2 ubwo duherukana, murabizi twagiranye ibihe byiza. None tukaba dukubitanye muri Nyabugogo, yarabuze cyane. Eastern Boy bimeze gute? Bimeze neza musirikare. Iminsi myinshi kabisa, long time my brother. Twaburanyeho kabisa ubwo duherukana gukorana cya kiganiro bacyakiriye neza, babashije kuba bakireba. Iminsi myinshi ko utaheruka kumamagara, wari uhugiye mu biki? Ni imihanda ya Kigali nyine, ibi ntabwo yabyoroshye. Buriya kenshi cyane hari igihe umuntu aba yihugiye bitewe n'ubuzima umuntu aba abayemo. Urabizi nyine life nyine iri hanze ntabwo yabyoroshye, ariko cyambere nyine inshallah nuko umuntu ahumeka umwuka w'abazima. Cya kabiri nuko umuntu nyine aba ari gutigita ibintu bya danje nyine tu. Feedback z'ibintu umuntu aba ahugiyemo nubwo umuntu aba acecetse, ariko bari gukora cyane nyine tu. Buri gukora cyane. Hari ibintu byinshi nakomeje kugenda numva, nimba watunyuriramo makeya koko nibyo ngo wararongoye, niyo mpamvu wari warazimye muri iyi minsi. Afite icyana cya danje nyine. Icyana cya danje cyabinkoreye nyine, bituma nanjye nyitamo. Ubu ngubu kiranwete, gifite amezi angahe, afite inda y'amezi 4. None se Eastern Boy ko washatse icyana, ubwo ngubwo Ribu ntabwo iri bukwerekezaho amaso? Ribu sinyerekezaho amaso gute ko njyewe hari gushaka se n'icyaha, hari itegeko rihanira gushaka. Afite imyaka ingahe kuvuga icyana? Abadukurikiye bashobora kugira ngo ni umwana wenda. Imyaka afite nayo nzi. Yujuje ubukure se basi? Imyaka nyine afite ntabwo ari ngombwa kuyivuga mani, gusa nyine icyambere cyo nuko navuga yuko nyine ushaka n'umugisha bro. None se Eastern Boy ko amahiti tutari kuyabona ku kigero gikwiriye nk'icyo wajyaga uduhaho, ubu ngubu uwo mugore wawe, uwo mufasha wawe mubayeho gute muri iyi Kigali? Ariko mfite uduchallenge impande gukora n'umugore wanjye. Starboy Rwanda kuri YouTube, Starboy Rwanda kuri Facebook, TikTok hose na Instagram. Wagenda dukorwamo mfite nyine ndi gukora ubuntu bw'ubuchallenge bw'ubuvideo to. None ubuzima ko buba bugoye hano muri Kigali, ese mwaba mufite job mugende muri gukora kugira ngo mubashe kuba mwakwitegura uruhinja, nimba warabashije no kuba watera inda? Nyine kubyara ni umugisha, nibyo nandi kubwira, kubera ko ari benshi bifuza kubyara nyine babibuze. Niyo mpamvu ngewe isaha ibigeze nyine imyaka tuba dufite mani bro, turashaje mani, imyaka 20 hafi n'6. Ndumva gushaka ni byiza mani, kandi buri umubyeyi barakubyaye kugira ngo uvemo umuntu w'umugabo. Uriya yabona warabyaye cyangwa yabona ufite umugore, abona yuko wakuze. Niyo mpamvu kuri ngewe ntabwo navuga yuko kuri ngewe ni byiza cyane. Kandi ikindi buri muntu wese agira inyogo ye, kubera ko ntabwo naba wowe nta nubwo ngewe waba ngewe. Kuri ngewe nuko nabisemo nzi impamvu zabyo. Umugisha kandi nanjye nditegura kwibaruka akana keza cyane. Tariki 6 z'ukwa 12 nzaba mfite akana. Uzaba ufite umwana. Ni ibintu byiza cyane. Uwo mugore wawe kavukire ni nka hehe utunyuriyemo make? Umugore wanjye ni umunyamahanga bro. Ni umunyamahanga. Abakobwa b'i Kigali se ukuntu ari insazi se. Akomoka mu kihe gihugu? Umugore wanjye ni umurundikazi. Ni umurundikazi. Abarundi nabo bajya bavamo abana beza. Uwo mugeni wacu kabisa tumuhaye karibu, tumuhaye ikaze mu muryango. Umuryango w'Abanyarwanda umwakire neza kandi wumve yuko ari umuntu wacu. None se ibigoma ko tutari kubibona bimeze gute muri muzika hamwe na groupe ureberera ari bo bashiki bawe, bimeze gute? Ingoma nuko ngo groupe ya indi nababwiraga ubushize bwo twaheruka kuganira na Bot TV. Ubu dufite indirimbo nyine EP, indirimbo 12. Nabashishikariza kujya kuyireba. Murabizi yuko twe dukora gospel gusa, ariko twa-approachinga abantu barimba sekiwa bakaza kuririmba indirimbo za gospel. Nuko ngo twe turabahumuriza. Comfort People Ministries nabahumuriza. Ni groupe navuga yuko itandukanye n'izindi tsinda cyangwa andi magroupe. Twebwe nyine mu mbere yacu no guhumuriza abantu bababaye. Hano hanze abantu bababaye benshi, natwe turimo urumva tukabahumuriza.
iyo EP yanyu uri kuvuga hariho indirimbo zingahe utunyuriyemo muri makeya? EP yacu hari indirimbo 12 hariho abahanzi nk'uko musanzwe mubizi. Iya mbere hari twarasohoye EP indirimbo 5 imwe twakoranye na Jay Polly n'abantu benshi batuzeyo, harimo Syntax, harimo Bulldog, harimo Papa Cyangwe na Ivan Imana. Ariko EP y'ubu ngubu dufite n'indirimbo 12 hariho ba Kenny Keshat, hariho Fireman, hariho abahanzi upcoming bashyashya cyane uwo bita Kendo umupeti muzi kuririmba bya Atari, hariho n'abandi benshi cyane n'abanyamahanga, But Skills wo muri Uganda akora ibintu bya mixage na mastering, nyine umuproducer mwiza cyane ukora ibintu bya production. Ni indirimbo nziza cyane ndazibatuye, abantu batarazireba nabakumbuza kujya kuzireba kuri YouTube yacu, bayita Campus People Ministries, bagakora like na bagakora na subscribe, nyine ukazogera ko hanze nyine bakajya babona notification z'ibintu twa-uploadingaho. Iyo launch yanyu muzayirocingira hehe kugira ngo babashe kuba babakurikira ku buryo bazaza muri icyo gitaramo cyanyu? Ukuvuga ngo ukuntu bimeze, hari abantu benshi cyane bari kutwishyuza kuba twakora nyine launch, ariko twari duhugiyemo ibintu bya album, gutegura album. Abahanzi benshi barabiza, abasani n'amatsinda menshi n'amagroupe, gukora ikintu cya album ni ibintu bitoroshye, ibintu bitoroshye kubera ko bitwara imbaraga nyinshi cyane. Gukora ibaza album y'indirimbo 12 yakozwe n'umuhanga mupeti mushyashya cyane, mushyashya nyine umukora production, bamwita Kendo, uwo bita Popie, umuhanzi mwiza cyane, nako n'umuproducer mwiza cyane, ukora production nziza. Ngo gukora indirimbo 12 ni ibintu bitoroshye, harimo n'abanyamahanga, harimo n'umunyamerika twakoranye w'umukobwa, nako umumama azazana ejo bundi mu kwa 12 azaza mu Rwanda. Uwo munyamerika ni umuzungu, ni umwirabura cyangwa ni umu-black American? Ukuntu bimeze, nabashishikariza abantu batarayireba kujya kuyireba kuko ni album nziza cyane, bakayireba kuko ni album ivuga ku bintu by'Imana, ari indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ni album nziza cyane, nabashishikariza kujya kuyireba nyine. Hari ibintu byinshi biri muri imihanda ya Kigali nk'uko bisanzwe, abakristu benshi na benshi, bamwe bari mu matiku, abandi bari gutukana kuri za social media. Ese biriya bintu biri guterwa n'iki? Impamvu ni iyihe? Nk'umuntu nkawe noneho wiyeguriye iby'Imana, tubonaho n'amatatuwaje, ese hari na benshi bari kugenda bagwa bagaragara muri ayo matiko, mu gutukana, mu gusebanya, mu gusambana. Ese wowe bino bintu, wowe kuvuga ngo waje mu ishusho y'indirimbo z'Imana, aho wowe ni waje kugusha abarokore bamwe na bamwe nubwo baguye? Umuntu ugwa n'ubundi nuko abasanza adahagaze neza mu bintu by'Imana, kubera ko buriyo nta muntu ukizwa kubera undi. Bariya mfite ko namenye Imana, n'uwo muntu ugwa bafite ukuntu yamenyemo Imana. Buri umuntu ugwa n'ubundi abasanzwe agwa, kubera ko nta muntu ukizwa kubera undi. Ntago ntuzakizwe kubera Starboy, ukumva? Wowe banza umaking sure urebe umurongo urimo, kubera ko Imana ntago izakumbaza cyangwa nanjye mbazwe undi, sibyo? Ikintu nashishikariza abantu bakwita ku magambo Bibiliya ivuga, arikumva? Kubera ko biri nimbivuga ngo tuzabamenyera ku mirimo bakora. Wowe banza ukora iby'Imana ishaka, ureke kureba iby'abandi, kuko nujya kureba iby'abandi uzagwa urambarare. Kandi buri umuntu yapfuye ntago ajyana n'undi. Iyo upfuye upfa wenyine ku giti cyawe, upfa wenyine ku giti cyawe, upfa nyine ku bw'abantu. Niyo mpamvu rero aho tuzajya Imana niyihaze. None icyo nasaba abantu, mwakora imirimo myiza mukiri mu isi, mukera imbuto. Kuri ijambo ry'Imana bavuga ngo tuzabonera ku mbuto bera, ku mirimo bakora. Wowe banza urebe ibyawe, ureke kureba ibya mugenzi wawe, kuko nujya kureba ibyanjye uzagwa. None wagira iki inama abantu bakijijwe bamwe na bamwe tuzi bagaragara muri aya matiku ndetse no kutukana biteye isoni, biteye n'agahinda, kubiyita abapasiteri cyangwa abaprofeti ariko bakagaragara muri ibyo bikorwa? Wabagira iyihe nama? Jewe ikintu navuga nuko mutajya mwita ku bantu ngo biyita abakozi b'Imana kandi bavuga ibintu bitari byo. Nta muntu ushobora kuba najajinga ngo avuga ibintu bitari byiza, sibyo? Ikintu nashishikariza abantu bose muri rusange, buriya
biravuga ngo nukuvuga ngo Bibiliya ni ijambo ry'ukuri man. Sorry gatoya man. Wowe wabanza ukareba ubutumwa bw'Imana man, ibyo birivuga man, sibyo? Ukareka kwita ku by'abantu kuko umuntu ashobora rega no mukozi Imana uvuga nawe yambaye umubiri aracumura man. Ashaka kugira inyanya nkeya gasanga akoze ibintu agushije audience nyinshi cyane. Cyo nashishikariza abantu ko basenga Imana cyane kuko nyine bareba ibyo Bibiliya ivuga man, sibyo? Nakwiye sorry god. Kuruta uko bareba abantu ibyo bavuga butumwa bareba man hano hanze. Kubera kujye kure by'abavuga butumwa bavuga hano hanze wagwa man. Ubusambanyi mukomeje kuvugwaho kuri ADPR ariyo wenda nawe usengeramo aho hantu urahatambutsa uwuhe mucyo? Ibyo bintu njyewe ntacyo mbiziho ma bro. Ntabyo urumva se? Ntacyo mbiziho. Ntacyo ubiziho. Wakoze cyane kandi kwitabira Boot TV2. Ubutaha nitugukenera turagukeneye hano uri kumwe n'abureberera aribo bashiki bawe muri music. Biyemeje kuzajya bakorana n'abantu badakijijwe cyane cyane bibanda kuri aba baraperi b'u Rwanda. Nabo baba bakijijwe ariko ntago ari abarokore bo imbere nk'uko bashiki bawe tuba. Wabashishikariza kugira gute? Nabashishikariza kujya kure indirimbo zacu kuri Comfort People Ministries, no kujya kuri YouTube ukareba indirimbo ukandikamo ijambo Comfort People Ministries, ukareba indirimbo zacu na album ni EP nshyashya dufite indirimbo 12 hariho ba Kenny Keshat dufite indirimbo bita ntabwo bafite na Fireman na Humura ni nyinshi cyane na Ruto na dufite indirimbo nshyashya. Ndabashishikariza kuzareba ikiganiro cyacu kindi gishyashya tuzazana n'abavandimwe banje dukorana umurimo w'Imana, dukorana ivuga butumwa ryo kuririmba. Abo baririmbye abo bahanzi nyine bari harimo bita Irion Yiga ku Nyundo, nka president wacu bita Damasi, ni benshi cyane nzazana na madam wanjye nzamuzana basuze. Ibindi Imana duhana umugisha, turabakunda cyane nka Comfort. Feedback azanyu turazikeneye, comment, like na share. Thank you so much, God bless you. Imana ikomeze duhana umugisha. Wakoze cyane kuba uduhaye umwanya tugufatiye hano Nyabugogo nk'uko muri kubona. Hano turi mu mahurizo y'umuhanda, mwihangane kuba muri kugenda mwumvamo ibinyabiziga, ntago byari bisanzwe ariko bibaye ngombwa yuko uyu muvandimwe tumuzana hano kuri kamera za Boot TV. Ciao ciao, kora subscribe maze ukore na share, ushyiraho na comment ko wabibonye. Komeze twibane mu biganiro bikurikira. Ciao ciao.